kubabwira ngo niba badafata icyemezo ngo bakizwe, niba badafata icyemezo ngo baguye bongere babyuke, niba badafata icyemezo ngo bareke kumenyera umurimo w'Imana. Uwiteka abarwaye inzigo, Uwiteka abarwaye barwaje kuko bakomeje, kuko bakabije kumenyera umurimo w'Imana. Uwiteka ntacyo azadutwara, ariko Uwiteka arababaye, afite agahinda gakomeye kubera ko abantu bamenyereye igicaniro, afite agahinda gakomeye kubera ko abantu basigaye bacana mu buryo Imana itabategetse, basigaye bacana igicaniro mu buryo Imana idashaka. Ariko nubwo bimeze bityo, Imana ifite agahinda gakomeye k'abantu bari mu murimo w'Imana bamenyereye igicaniro. Hari igihe umuntu ategereza icyo Imana yamubwiye akakibura, rimwe na rimwe akicira inzira kugira ngo arebe ko agera mu bisubizo vuba, ariko ntabwo aba ari ibisubizo, aba ameze nka wa mwana wikirigita agaseka. Ntabwo aba ari ese runaka wagukoreye ibiki akakubwira ngo icyambabaje si uko yabikoze, ahubwo ni uko yiyita umukozi w'Imana, ni uko yiyita umuhanuzi, umuvugabutumwa. Ariko narinje kubabwira ngo, ndagira ngo mbabwire ngo abantu bose batuma umurimo w'Imana ugirirwaho n'igitutsi, ni uko umuriro wazimye mu buzima bwabo. Wazimye muri we, umuriro waramuzimanye, ariko akareba akavuga ngo nindamuka ngaragarije abantu ko naguye, nindamuka ngaragarije abantu ko umuriro wazimye, nzaba urw'amenyo. Rimwe na rimwe agahanura akavuga ngo Imana iravuze kandi itavuze, rimwe na rimwe akabwiriza adasa n'ibyo avuga. Yakagombye gufata icyemezo akabanza akihana, akava mu byo yari ahugiyemo muri iyi minsi, ibyo yagendeyemo byose akabwira Imana ngo fashe icyemezo uyu munsi wa none, fashe icyemezo cyo kongera gukorera Imana, fashe umupagani, ndetse uburenze no kuba umupagani. Ari inkwi ntizihari, ari n'ivu wananiwe kurisohora, wananiwe gusohora ivu, ahubwo igicaniro cyuzuye mu ivu, ahubwo igicaniro ntabwo kijya cyaka na rimwe. Rimwe na rimwe abantu bakibaza impamvu igicaniro kitacyaka. Abatari bakizwa nabo bakeneye gukizwa, bakareka ibyaha, bakava mu ngeso mbi, bakamenya ko Kristo ari hafi kuza kureba itorero, ko ashaka kuza guhemba abamwizeye, ndetse ntabwo abishaka, ahubwo ari bugufi bwo kugira ngo azatange ingororano ku bantu bakoreye ubwami bw'Imana, ku bantu bose koko Imana imukoresheje ntibakibyemera. Ubuhanuzi bw'iki gihe abantu basigaye babupinga, ariko nubwo bimeze bityo ntabwo ari abahanuzi bose bangiritse. Haracyariho abahanuzi b'ukuri, haracyariho abahanuzi batumwe n'Imana, haracyariho abahanuzi bavuga uko Imana ivuganye nabo ngo nibavuge, haracyariho abahanuzi badakorera indonke. Imana y'amahoro nibane namwe mwese mudukurikira ku Kumenya TV. Imana ibaho umugisha kandi turabakunda cyane. Mwege mutuye mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba, uburengerazuba n'umujyi wa Kigali, turabashuje cyane kandi turabakunda. Imana ibarinde kandi bakomeze. Mwege mutuye muri diaspora, Imana ibarinde kandi ibarindishe ukuboko kwayo. Mwege muri Canada, muri Amerika, i Burayi, mwese turabashuhuje kandi turabakunda cyane uburyo mudukurikira, mugakurikira ijambo ry'Imana dukora, kuko ni mwege mutuma dukora ibi ngibi kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro. Ngaho rero mukande subscribe, abatari bayikanda namwe mwese mukore like, comment mu gihe mwarebye ikiganiro cyacu, kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro, kuko Imana niyo rurema iturinda kandi ikatuyobora. Reka tubashimire rero. Muri uyu mwanya dufite umukozi w'Imana, n'umukozi w'Imana si bwo bwa mbere namwakira ku Kumenya TV, arahamenyereye cyane. Reka tumwakire mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo n'ubundi dukomeze n'umurimo w'Imana, aze kutubwira icyo Imana yamushyize ku mutima. Icyambere ka tumuhe karibu adusengera Imana kugira ngo Imana ituyobore muri iki kiganiro. Ni karibu umukozi w'Imana. Mwakoze cyane. Imana umubyeyi wacu dukunda ibihe byose, ushimwe kandi uhimbazwe, ishyirwa hejuru ku bw'uyu munsi. Tugushimiye ko wongeye kutwemerera tuboneka kuri iyi channel yitwa Umuremyi TV. Ubwo tuhageze ushimirwe. Hari haciyeho igihe kitari gitoya, ariko uyu munsi ubaye ngombwa ko twongera kuhaboneka. Kubw'imirimo n'ibitangaza wadukoreye turagushimiye, kandi ubwo tuhabonetse byose
ibikorerwa aha hantu, ibivugirwa aha hantu, tubishyize mu maboko y'Uwiteka Imana ikomeye, bize kugenda neza. Duhamagaye ubwiza bw'Imana, duhamagaye imbaraga z'Imana kugira ngo zibane natwe muri uyu mwanya. Icyubahiro kibi cyawe iteka ryose, twishimiye ko ubana natwe muri aka kanya, ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye Imana. Amen. Amen. Mukozi w'Imana, igihe cyari kimaze kuba kinini cyane tutongera kuvuga ijambo ry'Imana. Mwari mumeze mute? Abantu benshi cyane birashoboka ko bari bafite ikibazo bavuga ati wa muntu waciye ku Muremyi TV yagiye he? Muri iyi minsi mwari muri he? Murakoze cyane. Naho twagiye turahari, umurimo w'Imana ni mugari. Ubwo igihe cyari iki ngiki byose biba biri mu mugambi w'Imana. Ubwo Imana yari ibizi ko igihe nk'iki tuzongera kuganira cyangwa tuzongera gucibwa inzira nayo tukaboneka ku Muremyi TV. Wenda ubushize twarakoranye twose, abantu barabikunze. Burya abakunda ijambo ry'Imana iyo urebye urabibona, kuko baba bakumbuye kumva ijambo ry'Imana. Mukozi w'Imana, wenda navuga ngo nakubaza ibi ngibi kugira ngo wabijemo gute? Navuga ngo ni impano cyangwa ni Imana yagusanze ikakubwira ngo ngwino unkorere umurimo? Byaje gute? Si ibintu ndizera ko bimazemo igihe kitari gitoya. Kuva mu ishuri ry'abana bo ku Cyumweru niho natangiye kujya njya mu nzu y'Imana, cyangwa se bimwe bita muri Ecole de Dimanche cyangwa se muri Ekodimu. Urumva ngewe aho mvuka uturanye n'urusengero. Urusengero ruri mu marembo y'iwacu, urumva nuko nyine, kuko ntabwo nari kujya gusengera kure yo mu rugo cyangwa se aho dutuye. Niba warasohokaga mu nzu wagombaga guhita winjira mu rusengero. Nuko rero byatangiye bitangiye mu rusengero nyine, urumva tukiri abana batoya, kugeza uyu munsi wa none turacyari mu nzu y'Imana kandi kiratakomeje n'umurimo w'Imana. Tubimaze rero mu gihe kinini cyane. Uko umuntu yarushijeho kugenda abana n'Imana, niko Imana yagiye iturinda ikaduha n'amasezerano. Uko mu Mana itanga amasezerano kandi ikivuze cyose iragisoza, kuko nta Imana iba yaravuze kitagomba kubaho, ndetse nta n'icyo ivuga ngo ubure kutazagisohoza. Nuko rero twakuriye mu nzu y'Imana, tugenda twumva ibyiza byo gukurira mu nzu y'Imana, ibyiza byo kubana n'Imana, ibyiza byo kuba mu rusengero. Tugenda tubiha agaciro ubwo dukura, kuva mu ishuri rya no ku Cyumweru kugera dutangiye kwiga pirimeri, tuva muri pirimeri tugenda twiga n'andi mashuri. Ubwo buzima bwose twagiye tubamo, ariko tuzi agaciro k'imbaraga z'Imana, tuzi agaciro ko kubana n'Imana. Nuko twakuriye muri ibi bintu cyangwa se muri uyu murimo w'Imana. Rero iyo wasengaga nyine, Imana yakubwiraga ko ushobora iguha amasezerano menshi ntagomba kuvugira nyine hano ku Muremyi TV, ariko umuntu aba afite amasezerano menshi. No kuba niciye aha ngaha kugira ngo tuganire n'isi yose ku ijambo ry'Imana, nabyo navuga ko ari isezerano riba risohoye, kuko iyo tugize amahirwe tukumva abantu benshi badukurikiye mu mpande enye z'isi, biradushimisha cyane. Rero niko Imana yagiye ituzamura buhoro buhoro kugeza n'uyu munsi wa none tukibana n'Imana. Rero ntabwo twapfuye kubyisangamo gutyo, ahubwo nuko Imana yaduhamagariye kuyikorera. Imana yaduhamagariye kuyikorera kuva tukiri batoya kugeza uyu munsi wa none. Amen. Murakoze cyane. Nuko twisanze mu by'Imana cyangwa mu nzu y'Imana. Hari akantu waruvuze k'amasezerano. Yego. Muri iyi minsi abahanuzi bari guhanura amasezerano, bamwe bakabahanurira amasezerano y'amazu, amamodoka, viza, hehe ubonye viza ngo ayo ni amasezerano. Wowe ubwawe utubwiye ko hari amasezerano ufite. Amasezerano ufite n'ibyo ngibyo byo guhanura amasezerano y'amaviza n'amamodoka biba bitandukaniye he? Amasezerano ngewe nari mfite cyangwa natangiye guhabwa muri iryo shuri ry'abana bo ku Cyumweru tukiri batoya cyane, yari ayo gukorera Imana. Yari ayo gukorera Imana n'ibindi nyine umuntu aba agomba gukenera muri ubuzima bwa buri munsi.
nabyo nyine urumva igihe Imana ishobora kukubwira ati ndi Uwiteka ndirahiye uzankorera kandi uri umwana ukibaza uburyo uzakorera Imana bikakuyobera, ugatangira uririmba mu ishuri ry'abana bo ku cyumweru, ugatangira uvuga ubutumwa, ugatangira ujya kuririmba hirya no hino mu maparuwasi atandukanye muri nka korali ubamo, bikaza no kugera ku buryo abantu bumva ijambo Imana yashyize muri wowe nabwo ukagenda ukarivuga gutyo gutyo, Imana igenda ikuzamura muri ubwo buryo. Rero ayo masezerano nayo gukorera Imana, kandi si ayo yonyine gusa, n'amasezerano cyangwa se n'isezerano ry'ubugingo naryo Imana ibarariguhaye ko izaguha ubugingo nuyikorera, niwirinda icyaha n'igisa n'ikibi cyose, nuba amaso ko Imana izaguha ubugingo, n'ibindi byinshi abantu bakunda cyane kubwirwa, ariko ntabwo ari wo murage. Si ngombwa yuko Imana ishobora kukubwira ngo nzagukura mu bukode, nzaguha inzu, nzakubakira urugo, uzakora ibi n'ibi n'ibi, ariko ntabwo bivuze kuba bikubwiye, ntabwo bisobanuye yuko ari bwo bugingo, kandi utanabibonye ntabwo bivuze yuko Imana yakubeshye, kuko iyo isezerano ry'ubugingo ribonetse, andi masezerano yose ahita ata agaciro, ntacyo aba amaze. N'aba ari kuza guhanura muri ibi bihe ngo Imana ibahaye amaviza, birababaje koko uburyo umuntu ashobora guhanura Imana iguhaye viza, kandi ni wa musambanyi urimo uri kubibwira, ni wa mujura, ni wa munyamagambo, ni wa mupagani, ni wa muntu utari wakizwa, ariko kubera ko abantu benshi bakunze kubwirwa ngo Imana ikoze ibi n'ibi n'ibi, badafite umutima uciye bugufi, batari bahura na Kristo, bumva ari byo bashimishije. kandi na benshi babibwirwa ntabwo bari bahura na Yesu, n'abandi babihanura nuko bazi yuko ari byo abantu bakunda. Ibyo kugenda rero babwira abantu ngo Imana ibamavuza, Imana ibakora ibi n'ibi n'ibi, akaba atakubwira ngo Imana irambwiye ngo niwihane ibyaha wakoze, akaba atakubwira ngo Imana iragushaka, Imana ishaka kukizwa, Imana ishaka ko abantu bose bamenya ukuri, bakava mu buyobe, bakava mu bata bwa Satani. Ibyo ntiyabikubwira, ahubwo ibihe byose ahora gushyeshyengesha amasezerano, kandi atari n'Imana yavuze, ahubwo ari we ubyivugiye, kuko azi ko abantu benshi babikunda, ariho bibera, bumva ko ari bwo buzima bwabo bwa buri munsi. Rero amasezerano nayo umuntu agomba kujya yitondera, niba ari Imana ibivuganye nawe, ukamenya koko niba atari umuntu uvuganye nawe. Yego. Sawa, Imana ishimwe cyane. Rero benshi cyane hari abagira amasezerano, akagira nk'amasezerano yo kuba azajya muri Amerika, azajya hehe, wenda akaba afite isezerano y'uko Imana izamuha imodoka, afite isezerano y'uko Imana izamuha inzu. Abo ngabo muri iyi minsi nibo bahari. Akaba ari n'umupagani, ariko afite isezerano ryo kuba ngo nzajya muri Amerika. Ayo masezerano urumva ko ni bya yandi bavuga ngo ni amasezerano y'amahuri. Ariko Imana ishimwe, twebwe abakijijwe dufite amasezerano y'Imana y'ubugingo, kuko isezerano rikuru cyane ni iry'ubugingo, kuko niryo rizatubeshaho igihe cyose. Ariko ayandi yo ararangira agapfa, ariko isezerano ry'ubugingo ryo rihoraho. Siko bimeze? Niko bimeze. Imana ishimwe rero cyane, kandi habwe icyubahiro. N'ubundi reka tujye mu wundi mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana, w'iby'Imana yaguhaye kugira ngo ugeze ku bantu. Ni karibu umukozi w'Imana. Murakoze cyane. Imana iduhane umugisha twese hamwe n'abadukurikiye. Rero nubwo abantu bahabwa amasezerano atandukanye yo muri Amerika, amamodoka n'ibiki byose, muri Amerika ni mwisi, ni imodoka abapagani nabo barazitunze. Ikintu kiba gifite umumaro kurusha ibindi bintu byose ni ugutunga icyo abantu badatunze. Kuko ushobora kuvuga ngo ndashimira Imana ko yampaye inzu, kandi n'abapagani bafite amazu. Ikindi wa mupagani wicaye hariya, iyo yumvise ngo uriya muntu ashimiye Imana ko yamuhaye inzu, se ko njye nyifite narayisambaniye, ko njye nyifite narayikuye mu butekamutwe, mu bujura, ko njye nyifite bimeze gutya na gutya na gutya, ati none uriya ngo Imana yamuhaye inzu. Ugasanga we ntabwo abyumva uburyo Imana itanga inzu, kandi n'abayifite yarayikuye mu bibi bakora. Rero ikiba gifite agaciro ni ugushimira icyo abapagani badafite. Yego. Nk'ubu wahagarara imbere y'abantu cyangwa se mu nzu y'Imana
akavuga ati ndashimira Imana ko yampaye agakiza, ndashimira Imana ikomeje kumpa imbaraga z'umwuka wera zinesha ibyaha. Wa mupagani wicaye hariya mu iteraniro uzi ko we yabaswe n'imirimo mibi n'ingeso mbi, akavuga ati burya Imana itanga imbaraga zinesha ibyaha, tubu nakora iki kugira ngo nanjye izo mbaraga nzibone? Agakizwa kubera ko yumvise hari umuntu utunze icyo we adatunze. Burya Imana niyo itanga kurama, burya Imana niyo itanga ubugingo, burya Imana niyo itanga imbaraga zinesha ikintu icyo ari cyo cyose kibi. Akishima cyane akavuga ati ngomba gukurikira iyo Mana. Ariko ushobora kujya hariya ugashimira ibintu abapagani bafite, akavuga ati to Imana yabo niyo gutanga ibyo gusa. Nuko nyine turi mu gihe cy'ubuhenebere buteye ubwoba, abazi ko abantu benshi bakunda ubuhanuzi badakunda ijambo ry'Imana, cyane ko iyo umuntu ari umwana ibihe byose atungwa n'ubuhanuzi, ariko iyo umuntu yamaze kuba mukuru ibihe byose atungwa n'ijambo ry'Imana. No mu murimo w'Imana no mu nsengero dusengeramo tuzahura n'abo bantu bameze batyo, bakunda ubuhanuzi gusa ariko barangwa n'ubwana buba bubarimo, ariko adakunda ijambo ry'Imana. Hari n'abandi rero bakunda ijambo ry'Imana, abo ni babandi bamaze kuba bakuru badatungwa nuko badatungwa n'ubwo buhanuzi, ahubwo batungwa n'ijambo ry'Imana. Abenshi babeshwa mu nsengero basengeramo, mu byumba by'amasengesho, mu magurupe y'amasengesho hirya no hino, babeshwa mu rusengero no mu byumba by'amasengesho n'ibyo babahanurije. Ntabwo wapfa kubona abantu babeshwa mu rusengero cyangwa se mu byumba by'amasengesho n'ijambo ry'Imana. Iyo bahageze bagasanga nta jambo ry'Imana, bambe nta buhanuzi buhari, hari ijambo ry'Imana, benshi barigendera bakavuga ati hariya nta Mana ihaba, kuko bayoberejwe mu buhanuzi, bumva ko ubuhanuzi budahari, ubuhanuzi ariko n'ijambo ry'Imana naryo n'ubuhanuzi. Nuko bo nyine baba bashaka bwa buhanuzi burya Imana ibahaye amaviza, burya Imana ikoze ibi n'ibi n'ibi. Hari n'igihe umuntu aba afite abagore 3 4, umuhanuzi akamubwira ngo Imana ikubakiye urugo, akongera akavuga ngo Imana ngo igukoreye ibintu bikomeye, iguhaye business zikomeye ibi n'ibi, akumva ko ari byo, kandi afite abagore 4 kandi yabaswe n'imirimo mibi n'ingeso mbi, yabaswe n'ibyaha. Ariko wa muhanuzi nawe ukunda kuba mu ntuza mu byumba by'amasengesho mu nsengero, abeshwamo n'ubuhanuzi, atabeshwamo no gukunda Imana, atabeshwamo n'ijambo ry'Imana, aba yumva yayobya abantu muri ubwo buryo, Imana ikoze ibi n'ibi, Imana ikoze ibi n'ibi. Rimwe na rimwe akenshi usanga ari abavangirwa babeshya ngo Imana iravuze kandi itavuze. Murakoze cyane, reka tuganire ku ijambo ry'Imana, ntabwo nari kubura gushyiraho iyo nyunganizi. Imana duhana umugisha twese hamwe. Dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya 3 cyanditswe, igitabo cya Mose cya 3 cyitwa icy'Abalewi cyangwa se Abalewi. Abalewi igice ni cya 6, turasoma umurongo wa 5 tugeze ku murongo wa 6. Igitabo cy'Abalewi igice cya 6 umurongo no wa 5 tugeze ku murongo wa 6. Dusome mu izina rya Yesu. Amen. Haranditswe ngo umuriro wo ku gicaniro uhore waka ntugasinzire, umutambyi ajya awushyiramo inkwi, uko bukeye awushyiremo igitambo cyo koswa igice cyose mu bwoserezo bwacyo, awoserezemo urugimbu rw'ibitambo by'uko bari amahoro. Umuriro wake ku gicaniro urudaca ntugasinzire. Amen. Amen. Murakoze cyane. Ayo niyo magambo nshaka ko tuganira mu mwanya dufite, nk'uko umwuka wera yampaye kugira ngo tuyaganire n'abantu bose badukurikiye ku Muremyi TV. Nsomye ijambo ry'Imana rivuga ngo umuriro wo ku gicaniro uhore waka ntuzigere uzima cyangwa se usinzira n'umunsi n'umwe, ahubwo umutambyi ajya yora ivu arishyire hanze y'igicaniro, namara kuyora ivu azana inkwi ashyire mu gicaniro, bizatuma igicaniro ibihe byose gihora cyaka, ntabwo kizigera kizima n'umunsi n'umwe. Hepfo kuri 6 navuze ngo umuriro wo ku gicaniro uhore waka ibihe byose ntuzigere uzima. Nayo magambo nshaka kuvugaho. Ikinteye rero kuvuga kuri aya magambo cyangwa se ikinteye kuyoborwa n'umwuka wera kugira ngo tuyaganire, nuko turi mu bihe bikomeye,
biruhije abagenzi bajya mu bwami bwo mu ijuru. Kandi baba mu itorero, baba mu murimo w'Imana, ari abavugabutumwa, ari abanyamasengesho, ugasanga bamwe bari kwibaza ku buhanuzi abantu bahanura, bamwe bari kwibaza ku bavugabutumwa, bamwe bakibaza ku bashumba, bamwe bakibaza ku bakozi b'Imana runaka, ku byiciro bigiye bitandukanye biba mu itorero. Bakabyibazaho bakibaza ati ese aba bantu ko bavuga ko bakorera Imana, abantu ko bavuga ko basenga, ariko ugasanga babaswe n'imirimo mibi, babaswe n'ibyaha, aba bantu n'abagenzi bajya mu bwami bwo mu ijuru. Kugeza n'ubwo hari n'igihe ubwira umuntu ngo mujye gusenga, mujye aha n'aha, akakubwira ngo ntabwo njyayo bitewe n'ibyo runaka yankoreye. Ese runaka wagukoreye ibiki? Akakubwira ngo icyambabaje si uko yabikoze, ahubwo ni uko yiyita umukozi w'Imana, ni uko yiyita umuhanuzi, umuvugabutumwa. Ariko narinje kubabwira ngo ndagira ngo mbabwire ngo abantu bose batuma umurimo w'Imana ugirirwaho n'igitutsi, ni uko umuriro wazimye mu buzima bwabo. Niyo mpamvu rero Imana yamagaye umugabo witwa Mose, iramubwira ngo Mose, genda ubwire abana ba Aroni ibintu nshaka ko bigomba gukorwa mu murimo cyangwa se mu itorero cyangwa se mu mpande zitandukanye. Imana iramubwira ngo ugende ubwire aba bana ba Aroni umuriro wo ku gicaniro ntuzigere uzima n'umunsi n'umwe, ntuzigere usinzira. Uyu muriro nuzima, umutambyi ajya yora ivu arishyire hanze y'igicaniro, narangiza azane inkwi ashyire mu ziko, bizatuma umuriro utazigera uzima n'umunsi n'umwe. Mose Imana imugira iyo nama ko abana ba Aroni bagomba kwitondera igicaniro. Ubundi hari ibintu mu buryo bw'umwuka tubona gutya ku isi bafite icyo bigiye bisobanuye. Ubundi ivu, kuba Imana yaramubwiye ngo umutambyi ajya yora ivu arishyire hanze, ivu rishushanya cyangwa se rigereranywa n'ibyaha. Naho kumubwira ngo rya vu nibamara kurishyira hanze y'igicaniro bazane inkwi bashyiremo, bizatuma umuriro utazigera usinzira cyangwa uzima n'umunsi n'umwe. Nicyo bita amasengesho. Niyo mpamvu Imana yari imubwiye ngo abo bana ba Aroni bagomba kwitondera igicaniro, bagomba gukora atansiyo mu gicaniro cyangwa se ahantu hose hari umurimo w'Imana. Impamvu bagomba kugira atansiyo ni uko iyo umuriro uzimye ibintu byose birushaho kuba bibi, kandi nta kindi gituma umuriro uzima ni ibyaha. Ariko iyo umuntu amaze kwihana afata ibihe agasenga, ntabwo amasengesho umuntu asenga, ntabwo amasengesho dusenga azana ibisubizo, ahubwo amasengesho atuma dukomera, atuma twambara imbaraga z'umwuka wera, atuma dukomeza gutegereza icyo Imana yavuganye natwe. Hari igihe umuntu ategereza icyo Imana yamubwiye akakibura, rimwe na rimwe akicira inzira kugira ngo arebe ko agera mu bisubizo vuba, ariko ntabwo aba ari ibisubizo, aba ameze nka wa mwana wikirigita agaseka. Ntabwo aba ari ibisubizo, kuko ibisubizo by'Imana iyo bije umuntu aba yahagarara ahantu, umuntu aba yahagarara kuri cano runaka, umuntu aba yahagarara mu rusengero agatanga ubuhamya bw'ibisubizo yicayemo, akavuga ngo ibi bisubizo nicayemo ni Imana yabikoze, byagenze gutya na gutya. Ariko ushobora kubwira umuntu ngo navuga uburyo yatabawe, navuga ibisubizo yicayemo uko byagenze, akabura ubuhamya bwabyo, akaba adashobora gutanga ubuhamya bw'ibisubizo yicayemo aho byavuye. Ni impamvu rero adashobora gutanga ubuhamya bw'ibisubizo byavuye, ni uko yananiwe gutegereza umuriro waramuzimanye muri we. Iyo mvuga umuriro mba mvuga umuriro w'umwuka wera. Umuriro umaze kumuzimana abona gutegereza byanze, ahitamo kujya kwicira inzira y'ibyo yakagombye gukora kugira ngo atabarwe vuba. Ariko Imana ibwira aba bana ba Aroni, ariko Imana ibwira Aroni ko aba bana bagomba kwitondera igicaniro. Niyo mpamvu mu murimo w'Imana uzasanga abantu benshi ibicaniro byarabazimanye. Icya mbere, yananiwe gutegereza icyo Imana yamuvuzeho,
rimwe yicira inzira, ikindi cya kabiri agakora ibidakwiriye, akaba mu murimo w'Imana, akaba mu itorero, ariko yarabaswe n'ingeso mbi, yarabaswe n'ibyaha, kandi rimwe na rimwe akajya abeshya abantu ngo aracyari mu murimo w'Imana, aracyasenga, aracyakorera Imana, kandi umuriro wamuzimanye kera kuko nta mbuto yera. Haba muri karitsiye atuyemo umuriro waramuzimanye, ntabwo bashobora kuvuga ngo uyu ni umukristo, bitewe n'imbuto umuntu yera baravuga ati nta bukristo bw'uyu muntu. Haba mu rusengero, haba mu ntuza, mu kazi gatandukanye runaka, uwo muntu wavuga ngo uyu muntu ni umukristo, abantu bikabacanga bikabayobera, akavuga ati uyu nguyu ntabwo ari umukristo rwose, baratubeshya, ntabwo yari umukristo. Nuko we yumva yuko mu by'ukuri yumva ko umuriro wazimye muri we, umuriro waramuzimanye, ariko akareba akavuga ngo nindamuka ngaragarije abantu ko naguye, nindamuka ngaragarije abantu ko umuriro wazimye, nzaba urw'amenyo. Rimwe na rimwe agahanura akavuga ngo Imana iravuze kandi itavuze, rimwe na rimwe akabwiriza adasa n'ibyo avuga, rimwe na rimwe ugasanga niba abantu baririmba, babwiriza, bahanura, bari mu itorero, bari mu murimo w'Imana, ariko wakwitegereza ingeso zabo, wakwitegereza imirimo bakora, ugasanga abo bantu umuriro warabazimanye kera, ugasanga abo bantu atari abakristo, batanaherukana na Kristo. Ariko Imana yo ibwira aba bana ba Aroni, nibabona umuriro warazimye bajye bayora ivu, barishyire hanze y'igicaniro, bazane umuriro uzahora waka ibihe byose. Niyo mpamvu uri umuntu wese waguye yarasengaga, yarasubiye inyuma, yakagombye gufata icyemezo, akabanza akihana, akava mu byo yari ahugiyemo muri iyi minsi, ibyo yagendeyemo byose, akabwira Imana ngo fashe icyemezo uyu munsi wa none, mfashe icyemezo cyo kongera gukorera Imana, mfashe icyemezo cyo kongera gukurikira Imana, mfashe icyemezo cyo kongera gukizwa, nkaba umukristo muzima ukuri w'ubugingo ujya mu bwami bwo mu ijuru. Niba rero inkwi zarabuze, inkwi zaba zarabuze, n'ivu rikaba ryarabaye ryinshi, uyu muntu akeneye gusengerwa, uyu muntu akeneye gusengerwa, ivu ryabaye ryinshi mu ziko, n'inkwi zirabura. Iyo rero inkwi zabuze, ni ukuvuga ngo n'ubundi uba umaze kuba umupagani, ndetse uburenze no kuba umupagani. Ari inkwi ntizihari, ari n'ivu wananiwe kurisohora, wananiwe gusohora ivu, ahubwo igicaniro cyuzuye mu ivu, ahubwo igicaniro ntabwo kijya cyaka na rimwe. Rimwe na rimwe abantu bakibaza impamvu igicaniro kitacyaka, rimwe na rimwe bakibaza impamvu aba baririmbyi ko baririmbaga neza, wakumva ibintu basigaye baririmba muri ibi bihe bikakuyobera. Hari igihe umuntu yicara akumva korari irimo iri kuririmba, akumva indirimbo abantu baririmba, ugasanga nta bugingo burimo, ugasanga ahubwo indirimbo ziri kuririmba zo muri ibi bihe nizo gucyurirana, ugasanga wazitega amatwi ukabura ikintu uri buze gukuramo muri za ndirimbo zaririmbwe. Nuko abo bantu nubwo bakora umurimo w'Imana, baranga guhara yuko bigeze bandikisha izina, baravuga ati ko twigeze twandikisha izina, abantu bakamenya ko twaririmbye bigakomera. None uyu munsi ubu twavuga ngo korari yacu, cyangwa nk'abavuga butumwa ubu twavuga ngo ntitukivuga ubutumwa, cyangwa nk'abahanuzi ubu twavuga ngo ntitukigihanura, ibyo byagaragara gute? Ati twaba dusebye. Kandi nyamara amavuta babaga bafite mbere baririmba, babwiriza, bahanura, ntabwo ari bagifite. Ndagira ngo babwire ngo nuko ivu ryababanye ryinshi, banga kurisohora, banga kuzana inkwi bashyire mu ziko kugira ngo igicaniro cyongere cyake, ahubwo baracyagendera muri cya cyubahiro kubera ko bandikije amateka, bya bindi bavuga ngo indogozi y'ikirondwe isigara kuri inga yarariwe kera. Bivuze yuko nta muntu n'umwe wakagombye kutongera kwisuzuma bitewe n'ibihe dusohoyemo. Nta muntu n'umwe wakagombye kugenda agaheranwa n'ibyaha, nta muntu n'umwe wakagombye guheranwa n'ivu ryaramubase, kandi yarigeze aririmba, yarigeze abwiriza, yarigeze ayobora itorero runaka, yarigeze abapasiteri, yarigeze ab'umushumba. Abantu bose bakagombye gufata icyemezo bakavuga ngo guhera uyu munsi, ku bw'aka kanya twumvise ijambo ry'Imana, tumenye neza yuko icyatumye tutakiri kuri hiti nk'uko twaririmbaga, nk'uko twabwirizaga, dusanze ari uko ivu ryatubanye ryinshi, dusanze ari uko ibyaha byinjiye mu itorero, byinjiye mu murimo w'Imana,
yinjiye mu bavugabutumwa bituma nabo uyu munsi wa none indirimbo baririmba zitandukanye n'izo mbere baririmbaga. Baracyagendera muri cya kigare cyo kuvuga ngo narabwirisha, cyo kuvuga ngo nararirimbye, cyo kuvuga ngo ngewe narayoboye, cyo kuvuga ngo ngewe nabaye runaka. Nyamara amase ya kera nta gihe mu rutaro bakagombye gufata icyemezo bakavuga ngo burya twari twarabaswe n'ivu, ariko dufashe icyemezo turagarutse kugira ngo bongere babikoreshe ubuzima byera bishimwa n'Imana. Ari uwo wasubiye inyuma, ari n'abatari bakizwa nabo bakeneye gukizwa bakareka ibyaha bakava mu ngeso mbi, bakamenya ko Kristo ari hafi kuza kureba itorero, ko ashaka kuza guhemba abamwizeye, ndetse ntabwo abishaka ahubwo ari bugufi bwo kugira ngo azatange ingororano ku bantu bakoreye ubwami bw'Imana, ku bantu bakoreye ijuru. Imana ikeneye ko abantu bongera bagakizwa, abantu bongera bagafata icyemezo, abari baguye bakongera bakabyuka. Ni iki Imana ikeneye muri ibi bihe. Ariko rero iyo umuntu yanze gusohora irivu akajya agenda ibihe byose agendera mu kigare ko agikora umurimo w'Imana, bamwe bamuzi ngo aracyanura aracyabwiriza, nyamara ivu ryarabaye ryinshi akanga kurisohora, akaga gakomeye karamutegereje. Rero aba bana ba Aroni nabo bakomeje kuba mu murimo w'Imana, nabo bakomeje kuba mu itorero, nyamara Imana ari baha atansiyo. Imana yari yarababwiye ngo Aroni we bwira Nadabu na Abihu bakomeze bacane, bakomeze benyegeze umuriro wo ku gicaniro uhore waka ibihe byose, ntuzigere uzima, ntuzigere usinzira, ahubwo nibayora ivu barishyire hanze y'igicaniro bazane inkwi, nibiyane bareke ibyaha bamasengeshe basenge, umuriro uzongera waka. Ba bana ba Aroni bakomeje kumenyera igicaniro, bakomeje kumenyera igicaniro. Mu gice cya 10 haravuga ngo ba bana ba Aroni ngo baje kumenyera igicaniro, bamaze kukimenyera ngo bacana umuriro mu buryo Imana itabategetse. Imana ibibonye, Imana ibonye uburyo bari gucana umuriro mu buryo Imana itabategetse, mu buryo Imana idashaka, mwigira agahinda gakomeye. Ni gute igicaniro cyazimye none abantu bakaba bari gucana mu buryo budakwiriye? None niba bari gucana mu buryo budakwiriye kandi narabatumyeho ndababwira ngo umuriro wo ku gicaniro nuhore waka ibihe byose, ntuzigere uzima, ntuzigere usinzira. Icyambere babonye imuzi, icyambere batumweho, icyambere babwiwe yuko umuriro utagomba kuzima, ariko bamaze kumenyera igicaniro. Imana ibonye uburyo abana ba Aroni bakabije kumenyera igicaniro, ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana itayohereza umuriro uraza ngo utwike abana ba Aroni. Barangije ngo barashya bose barapfa. Iherezo ryabo nuko byagenze. Ngo Mose abibonye ahamagara abatambyi, arababwira ngo Uwiteka yerekanye kwera kwe. Ubwo yerekanye kwera kwe, nimufate aba bantu Nadabu na Abihu bari bamaze gupfa, nimubafate mubakurure hanze inyuma y'igicaniro. Ngo Abisirayeli bose babyumvise bagira ubwoba. Mose nababyumvise agira ubwoba, aratangira aravuga ngo Uwiteka we yerekanye kwera kwe, ntabwo azemera yuko icyubahiro cye hari undi muntu wagisangira nawe, ntabwo azemera yuko icyubahiro cye yagitakaza, ahubwo bagomba kuza kurwana urugamba rukomeye. Mose bagira ubwoba, n'ababyumvise bose abatambyi bagira ubwoba, Abisirayeli nabo bagira ubwoba, bumvise ibintu bibaye mu Isirayeli, ko abana ba Aroni ko bacanye umuriro mu buryo budategetswe, mu buryo budakwiye, ko byababaje Imana. Imana ihitira abica. Nuko byagenze kubera kumenyera igicaniro. Mose abibonye aragenda abwira Abisirayeli, arababwira ngo Abisirayeli mwe murebe ibintu bibaye mu Isirayeli, nimuve ku muryango w'ihema ry'ibonaniro mudapfa, kuko muriho amavuta y'Uwiteka yabasize. Mose atangira kubagira inama ko batagomba kuva ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, kuko umunsi bahavuye bazapfa, kuko umunsi bamenyereye igicaniro n'abasigaye nabo bazapfa, kubera ko igicaniro bakimenyereye. N'ayo magambo Mose yabwiye Abisirayeli. Bivuze iki rero?
nubwo umuntu yakomeza kuba muri uyu murimo w'Imana, agakora umurimo w'Imana, akaririmba, agahanura, akabwiriza, ibyo akora byose ndetse n'ibyo yakoraga ingeso nziza, imirimo mibi, ariko igihe kikaza kugera akamenyera Imana, igihe kikaza kugera akamenyera umurimo w'Imana, igihe kikaza kugera agakora umurimo w'Imana uko yishakiye, akavuga ngo ari icyiza ari n'ikibi, Uwiteka ntacyo azadutwara. Ariko Uwiteka arababaye, afite agahinda gakomeye kubera ko abantu bamenyereye igicaniro, afite agahinda gakomeye kubera ko abantu basigaye bacana mu buryo Imana itabategetse, basigaye bacana igicaniro mu buryo Imana idashaka. Ariko nubwo bimeze bityo, Imana ifite agahinda gakomeye k'abantu bari mu murimo w'Imana bamenyereye igicaniro, bamenyereye itorero ry'Imana, bamenyereye umurimo w'Imana, bamenyereye ivugabutumwa, bamenyereye ubuhanuzi, bakumva ko ari ibisanzwe, bakumva yuko bagomba gukora ibyo bishakiye. Imana ifite agahinda gakomeye. Nuko yigeze ituma kuri Eli, iramubwira ngo Eli wa mutambyi we, wacyasha abana bawe kwiyo barimo batamba bancumuraho, ko nabikubwiye kenshi ntiwabyitaho. Eli wacyasha abana bawe, none icyo ngiye gukora uzakibona. Abana ba Eli bari baramenyereye igicaniro, bari baramenyereye ku rusengero, bari baramenyereye inzu y'Imana, bari baramenyereye umurimo w'Imana. Rimwe na rimwe ngo bakajya bajya kujabura amanyama ku rusengero, ikindi gihe bagasambanya abagore. Ngo abakristo bakagira agahinda gakomeye uburyo abana b'umutambyi bamenyera igicaniro, uburyo abana b'umutambyi bamenyera umurimo w'Imana. Ngo abantu ngo babyumvise, abantu babibonye, hari ababibonye babaga mu murimo w'Imana, hari n'abandi babyumvise ibyo abana ba Eli bakora, bakajya bagira agahinda ku buryo bamenyera umurimo w'Imana, ku buryo bamenyera igicaniro. Niko natwe muri ibi bihe abantu bagira agahinda iyo bumva ngo runaka ni umuhanuzi, iyo bumva ngo runaka ni umuvugabutumwa, iyo bumva runaka ngo ni bishop na apostle runaka bakora ibi n'ibi, bafite inshingano mu itorero, arabanyetorero. Iyo babyumvise bagira agahinda, n'abaturanyi n'abatari abanyetorero nabo babyumvise bagira agahinda, bakavuga ati muri ibi bihe dusohoyemo ntabwo umurimo w'Imana ari uko wakorwaga, ntabwo itorero ari uko ryabaga rimeze, ariko muri ibi bihe dusohoyemo biteye ubwoba. Ababyumva bagira agahinda, ndetse n'ababireba bagira agahinda, n'abanyetorero nubwo abantu baririmba, abantu bagaserebura bakishima ati muraririmbye, kubera ko bakoze ku marangamutima yabo. Iyo babyumvise nabo bagira agahinda gakomeye, bakavuga ati n'ubundi nubwo baririmbye, n'ubundi nubwo babwirije, n'ubundi ibyo bakoze ntabwo basa nabyo. Ariko Imana irababaye. Niko yabwiye Eli, iramubwira ngo icyo ngiye gukora uzakibona, nabikubwiye kenshi ntabwo wigeze ubyitaho, none icyo ngiye gukora uzakibona. Babana ba Eli nabo, Hefune na Feniyasi, nabo baje gupfira umunsi umwe, bamera nk'abana ba Aroni na Nadabu na Abihu, nabo bapfiriye umunsi umwe kubwo kumenyera igicaniro. Niyo mpamvu rero abantu bari bwumve ijambo ry'Imana, kubabwira ngo niba badafata icyemezo ngo bakizwe, niba badafata icyemezo ngo baguye bongere babyuke, niba badafata icyemezo ngo bareke kumenyera umurimo w'Imana. Uwiteka abarwaye inzigo, Uwiteka abarwaye barwaje, kuko bakomeje, kuko bakabije kumenyera umurimo w'Imana, kuko bakabije kumenyera igicaniro. Ariko umuriro w'Imana ngo waramanutse utwika Nadabu na Abihu, barangije ngo barapfa. Iyo mvuga umuriro uri mu buryo bubiri. Hari umuriro ushushanywa cyangwa ugereranywa n'umwuka wera. Ubundi umwuka wera agereranywa n'umuriro, akagereranywa n'amazi, akagereranywa n'umuyaga, akagereranywa n'inuma. Ibyo byose ni ibintu bigereranywa n'umuriro. Ariko umuriro hano uvuga wamanutse ugatwika aba bana ba Aroni na Nadabu na Abihu, kuko bari bamaze kumenyera igicaniro. Ntabwo ari umuriro w'umwuka wera, ahubwo ni umuriro uzarya inkozi z'ibibi. Ni wa muriro abantu bazajya muri Gehinomu bazatwikishwa n'Imana, kuko batayumviye, kuko bayisuzuguye, kuko bagiye bamenyera igicaniro. Umuriro urabarindiriye, umuriro uzarya inkozi z'ibibi. Uwo niwe rero wariye abana ba Aroni na Nadabu na Abihu. Ntabwo ari umuriro w'umwuka wera, ahubwo ahangaha bavuga ngo umuriro wo ku gicaniro ure waka ibihe byose ntuzigere uzima. Ni umuriro w'umwuka wera, ntabwo ari wa muriro uzarya inkozi z'ibibi. Ahubwo bashaka kuvuga umuriro w'umwuka wera ko ugomba guhora waka ibihe byose.
umwuka wera ntakabure mu itorero. Nubwo umuntu abwiriza ariko ajya abwiriza yewe n'umwuka wera. Nubwo umuntu ahanure abwirwe n'umwuka wera. Njya numva abantu benshi bavuga ngo nta muhanuzi utavangirwa, ariko ntabwo njya mbyemera, kuko umuhanuzi niba umuntu ahanura ibivuye mu Mana, ibivuye ku Mana, niba ari kuvuga ngo ubu ni ubuhanuzi ndi guhanura Imana impaye, ni gute bavuga ngo nta muhanuzi utavangirwa kandi Imana itavangirwa? Ahubwo babanza kujya ku gicaniro, babanza kujya ku gikarabiro, bakamenya niba koko bakiri kumwe n'Imana. Ngira ngo umuntu uhanura wese avuga ngo Imana iravuze, ntiyakagombye kubavangirwa, ntiyakagombye kuba avuga ibyo Imana itamubwiye. Niyo mpamvu abantu benshi babifashe uko bishakiye, bamwe ntibagitinya ubuhanuzi, bamwe hari igihe umuntu ahanura bakavuga ati ariko se ni Imana ivuganye nanjye, abandi bagatekereza ariko se koko ni Imana imukoresheje, ntibakibyemera. Ubuhanuzi bw'iki gihe abantu basigaye babupinga, ariko nubwo bimeze bityo ntabwo ari abahanuzi bose bangiritse, haracyariho abahanuzi b'ukuri, haracyariho abahanuzi batumwe n'Imana, haracyariho abahanuzi bavuga uko Imana ivuganye nabo ngo nibavuge, haracyariho abahanuzi badakorera indonke, haracyari abavuga butumwa baracyariho benshi babwiriza badakeneye indonke, abavuga butumwa baracyahari babwiriza batavuze ngo ndi muri Momo, ni muri Tigo. Ubwo bavuze ngo babohereza amatike, ubwo bavuze ibyo bakora byose babashakamo indonke. Ntabwo bashaka ko ubwami bw'Imana bwamamara, ahubwo bashaka kubyibushya imibiri yabo, bashaka gupfusha ubugingo ariko bakabyibushya imibiri yabo. Ntabwo rero abo ngabo ntiwapfa kubabona muri ibi bihe. Umuntu wese nubwo umubwira ngo ngwino usenge, ngwino ubwirize, ngwino usengera abarwayi, ngwino usengera abantu bakeneye akazi n'ibiki byose, bihe byose atakubwira ngo nyohereza ibi n'ibi. Ni uko umuriro wabazimanye. Imana niyo ihemba umuntu. Wasengera abarwayi, wakora umurimo w'Imana, wabwiriza, icyo wakora cyose wakagombye kugikora uzi ko Imana izaguhemba, atari ngombwa ngo ubone indonke. Ibyo umuntu akora byose ajya amenya ngo Imana izamuhemba, kuko Imana izirikana ibintu byose umuntu akora. Iyo bikoranye umutima uciye bugufi, iyo bikoranye umutima uciye bugufi, umutima utishyira hejuru, umutima udashaka kwihimbaza, iyo umuntu akora bene ibyo ngibyo ajya yibwira, ajya ategereza ko ubugingo burahari kandi Imana izamuhemba akiri mu isi. Niyo mpamvu rero niba uzi ko umuriro wakuzimanye muri wo, mu muriro w'umwuka wera, ukaba udashobora kubwira abantu kuri ku ijambo ry'Imana, babwire bave mu byaha, babwire bareke ibyaha, babwire bave mu butaka bwa Satani, ukanga kubibabwira kugira ngo ibyo bibiri bagwaga, kugira ngo ayo mafaranga bakwishyuraga y'abana. Abantu benshi bakora umurimo w'Imana bashaka mu indonke. Rimwe na rimwe umuntu ashobora kutakubwiza ukuri, akavuga ati nimubwira ukuri kandi ajya yishyura abana banjye amafaranga y'ishuri, ntabwo azongera kubishyurira. Nimubwira ukuri kandi ajya yishyurira inzu buri kwezi, nimubwira ukuri ntabwo ari bubyumve. Kandi rimwe na rimwe njya kubona nkabona nyohereje amafaranga ngakemuza ibibazo mfite, kandi umuntu ubikora gutyo rimwe na rimwe bafite umwuka wera, Imana ikakubwira ngo uyu muntu ni umusambanyi, ni umujura, ni umuhehesi, ni umunyamagambo akora ibidakwiriye. Uyu muntu ibyo ahanura ntabwo ari ukuri, mubwire ko ari gukora amakosa, akaba atakugira inama y'imirimo mibi akora, akaba atakugira inama y'ibyaha bigaragara ku buzima bwe, akavuga ati nindamuka mubwiye ukuri ntabwo azongera kungirira umumaro, nindamuka mubwiye ukuri nta kintu azongera kumfasha. Nuko abantu benshi bari mu murimo w'Imana bakeneye indonke, ntabwo bari mu murimo w'Imana bakeneye ku itorero ry'Imana ryaguka, ntabwo bari mu murimo w'Imana bakeneye ko abantu baguye babyuka, ntabwo bari mu murimo w'Imana bakeneye ko abantu batari bakizwa bakira Yesu. Ushobora kumara umwaka ubwiriza ijambo ry'Imana, hakabura umuntu umwe wuzura umwuka wera, ukamara umwaka mu matorero atandukanye nta muntu uruzura umwuka wera. Ariko tugeze mu gihe gikomeye, uzi ubwenge atangire kweza ubugingo bwe, uzi ubwenge atangire kwisuzuma, uzi ubwenge atangire gufata icyemezo, yongera agarukira Imana, abwira Imana ngo nari narataraye, nari narasubiye inyuma, nari naravuye mu murimo wawe, none maze kumenya neza yuko umuriro wo ku gicaniro ugomba kwaka ibihe byose, maze kumenya neza yuko iyo umuntu acana umuriro mu buryo Imana itamutegetse, burya Imana ishobora kohereza umuriro ukaza ukamutwika nk'uko yabigenje kuri Nadabu na Abihu. Burya Imana
yakoraga kera n'uyu munsi niyo igikora. Imana yatumye kuri Eli iramubwira ngo cyaha abana bawe iyo barimo batamba bancumuraho, nabikubwiye kandi ndi wabyitaho, none icyangiye gukora uzakibona. Abahungu bombi baza kugwa ku rugamba, bose bapfira umunsi umwe. Burya Imana yakoze ibyo n'uyu munsi iracyahari. Niyo mpamvu abantu batakagombye kumenyera umurimo w'Imana, niyo mpamvu abantu batakagombye kumenyera itorero ry'Imana. Nibamenyera itorero ry'Imana, Imana ifite agahinda gakomeye bitewe n'uko abantu benshi bari mu murimo w'Imana baramenyereye Imana, agakora ibyaha kumva ni ibisanzwe, akumva nta kibazo. Ariko nubwo wabikora ukwezi kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, kwa kane, nubwo wabikora umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri, umwaka wa gatatu, ariko Imana ikurwaye inzika, Imana ikurwaye inzigo. Ugomba gufata icyemezo ugakizwa, ukava mu byaha, ukakira Yesu akayobora intambwe z'ibirenge byawe, ukava mu byaha ukagarukira Yesu, ukava mu byaha. Yesu ibihe byose ahora ateze amaboko ashaka ko abantu bakizwa, ateze amaboko ashaka ko abantu bihana, ateze amaboko ashaka ko abantu bagaruka mu murimo w'Imana, ateze amaboko akeneye ko abantu bose baguye babyuka, batari bakizwa bakakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwabo bwa buri munsi. Kuko nibatamwakira umuriro uzarya inkozi z'ibibi urabategereje. Murakoze cyane. Numva nagarukira aha ngaha bitewe n'igihe, ariko nashaka kubwira abantu ngo umuriro wo ku gicaniro ibihe byose ure waka, ntukigere uzimana umunsi n'umwe, ntukigere usinzira. Niba hari umuntu uzi ko umuriro wamuzimanye w'Umwuka Wera, ibyo byatewe n'ibyaha, ibyo byatewe n'uko ivu ryabaye ryinshi. Ariko ndamugira inama asohora ivu azana inkwi, ndamugira inama ko agomba kwihana, narangiza azana inkwi, ari byo twise amasengesho. Yongera afata icyemezo asenge, yongera afata icyemezo akizwe. Nababwiye ngo amasengesho menshi ntabwo azana ibisubizo, ahubwo amasengesho menshi azana imbaraga z'Umwuka Wera, atuma umuriro waka muri wowe ibihe byose, ukamenya ngo ngewe nubwo nsenga, ngewe nubwo mbwiriza, ngomba gusa n'ijambo rya Kristo. Kandi ijambo rya Kristo rigomba kuba muri ngewe rigwiriye, rifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi, rifite gukiza, rifite gukora, rifite gutabara, rifite kurema. Ijambo rya Kristo rigira agaciro gakomeye mu itorero, ijambo rya Kristo rigira agaciro gakomeye mu bavugabutumwa, mu bahanuzi, amatorero n'amadini atandukanye. Nibaha agaciro ijambo ry'Imana kugira ngo ijambo ry'Imana ryongere rigire umusaruro ukomeye, kuko abantu nibatera ijambo ry'Imana umugongo, ijambo ry'Imana nibatariha agaciro, ntabwo Imana izakomeza kurebera ibi byose bikorerwa mu itorero, bikorerwa mu murimo w'Imana. Icyiza uyu munsi abantu nibafata icyemezo. Murakoze cyane, reka dusoreze aha ngaha. Amen. Urakoze cyane mukozi w'Imana, Imana iguha umugisha. Ndabakiriye mu izina rya Yesu. Ni ubutumwa bukomeye cyane, benshi cyane ntago bashaka kuvuga ubutumwa bwa nyabwo. Ariko namwe mudukurikira ku Muremyi TV mwumve ubu butumwa, kuko ni ubutumwa budukura ahantu bukadushyira ahandi. Namwe mudukurikira tubasabiye umugisha mwinshi cyane. Uyu ni umukozi w'Imana rero uhagurutse kugira ngo abwize abantu kuri, kuko benshi cyane aravuze ngo benshi cyane umuriro ugiye kubatwika kubera ko banze gusohora ivu. Nawe rero byumve, utangirire ku kambere ubisoze kugira ngo nawe wumve umuburo w'Imana, wumve ijwi ry'Imana ikikubwira, nawe ihindukire. Dukurikire rero ku Muremyi TV, ukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu ibihe byose mu biganiro dusohora. Reka duhe umwanya umukozi w'Imana, duhe nimero za telefone kugira ngo abamukeneye bazajye bamuhamagara, yabasengera. Yatubwiye ngo gusenga ntago ari amafaranga, kuko n'umurimo w'Imana. Nubwo benshi cyane basenga bakahamagara ngo babaha amafaranga, ariko burya gusenga si amafaranga, ahubwo n'umurimo w'Imana. Kandi Imana niba yaraguhereye ubuntu, ugomba gutangira ubuntu. Reka tumuhe umwanya noneho aduhe nimero za telefone, namwe muzumve, mujye mumuhamagara noneho mumwifashishe kugira ngo Imana igire icyo ikora. Murakoze cyane. Abantu bashobora gukenera nimero yanjye kugira ngo tujye tubasengera, cyangwa dusengane se, cyangwa tuganire ku byanditswe uko byahumetswe n'Imana. Nimero yanjye nkoresha telefone ni 078 454 4518, 078 454 4518. Uresha na Airtel 07 57 72 608.
murakoze cyane. ni Bizimana Jean Marie Vianney, Imana duhana umugisha twese hamwe, amen. Imana iguha umugisha rero. Ndatekereza ko nubwo dushoje ntago dushoje, wenda n'ubutaha dushobora gusenga, n'ubu tuba turi gusenga dushaka kubwira abana b'Imana, kuko nicyo twahamagariwe kugira ngo tuburire abana b'Imana. Imana yagushishemo kugira ngo uburire abadukurikira kuri kamera, noneho babashe kugaruka, kuko hari benshi cyane baruhijwe n'ibyaha kandi byari bikwiriye kugira ngo ubabwire noneho nabo babashe kugaruka. Imana iguha umugisha, ndagusabiye kandi Imana ikurinde cyane ibihe byose, kuko ibi nibyo dukora kugira ngo abantu b'Imana babashe kugaruka mu nzira zayo, kuko n'Imana ibidutegeka kugira ngo natwe ni ibintu dukora cyane kugira ngo abantu baruhuke, kuko benshi cyane bararushye. Imana rero iguha umugisha, ndongera nagusabiye kandi Imana ikurinde. Namwe mwari mudukurikiye ku Muremyi TV, nibarinde uyu mugoroba, Imana ibane namwe, mugira ijoro ryiza. Namwe abari hanze, Imana ibarinde. Turabashimiye, Imana yo mu ijuru ikomeze kubana natwe, namwe cawu cawu. Amen.